mu bitabo yari akiri mutoya. Uyu mwana w'umuhungu avukira muri famiye ise amwihakana, umugabo avuga ngo uyu mwana si uwanjye. Izi ni situation tujya tubona tukazibona muri filimi, cyangwa se Mariya abwira Yozefu ati Sheri, hari ikintu nifuzaga kukubwira, nuko ntazi uburyo uri bucyakire. Yozefu ati oh yambwira baby what is it? Mariya ati ndatwite. Yozefu ati uyu wa what? Ongera uratwite? Inda yande? Nyine ndabizi neza ntabwo ari iyanjye, njye nawe twiyemeje yuko nta kuryamana mbere yuko dushyingirwa. Iyo ntabwo ari iyanjye. Mariya ati ndatwite ariko ndacyari isugi. Yozefu ati ngo mbwira oya cyo buretse reka ntukeho gatoya. Oya. Mariya ati nyumva babarira unyumve, nanjye ubwanjye bindi kubikubwira birankomereye, ndatwite kandi ndacyari isugi nkuko ndi kubikubwira, kuko numwita inda y'umwuka wera. Use ngire guseka njyenyine cyangwa namwe muri kumva iyi nkuru murimo muraseka? Yozefu araseka ati no, wongera ugaruke, subiramo, ntabwo mbyumvishe, genda gake kuko urimo urancanga. Ngo aratwite, watewe inda nande? Mariya ati ni iy'umwuka wera. Yozefu ati mwuka wera ari hehe? Aba hehe uwo muntu wanereye umugore inda? Bible iravuga ngo kandi ubutware buzaba ku bitugu bye. Ubutware ni ubuyobozi, kandi mwibuke ubuyobozi nibwo bwashatse kumwica. Iravuga Yesu akivuga akiruha.